mbonereho wenda no kugira icyo mvuga kuri ikintu. Minisita w'ububanyi n'amahanga yanditse Twitter ye bisanzwe. Nureba iriya Twitter ya Minisita Nduhungirehe mu buryo bumwe cyangwa ubundi uyumvisha utuje wumva nta kigutwaye. Nta kitwaye, aragaragaza ko hari ibitagenze neza kandi bikwiye kugenda neza kugira ngo abakurikira mu marwa Gasabo ko nawe impamvu yabibonye nuko wenda ari mu badukurikira bitaza kuza insobe cyangwa kujijisha abantu. Yego. Noneho wamusubiza utumvishe wenda impamvu ukamusubiza nkuko namushubije mu buryo nge ntekereza ko imyaka maze hano abayobozi benshi batandukanye bashobora kugaya ibyo dukora, bashobora no kutugira inama, natwe tuvuga ibyo batakoze neza rimwe na rimwe. Ariko n'ubwa mbere habayeho insidisa n'iriyo. Icya mbere ngewe ubwanjye nka Scovia ntekereza ko muri iriya mvugo hari abantu bari mu byiciro bitatu. Hari abarimo kuvuga ngo niko wari ukwiye kumusubiza, ariko bo murimo muranshuka kubera ko nari mfite ubushobozi bwo kumusubiza mu gikari, ariko mbizanaho nawe yaciye. Ubwabyo nk'umwuga wanjye kandi nifuza kuba mwiza sinari nkwiye kubikora. N'undi munyamakuru muto, n'undi muntu wandika mu gihe ni nka kwa kundi umuntu mukuru ashobora kugucaka gukubita n'urushyi ntabwo umusubiza. Hanswe we wakosoraga ibintu biri mpuzamahanga. Ikindi abantu bumve ngo icyo ni icyiciro kimwe. Hari icyiciro cya kabiri cy'abandi bavuga ngo tugize Imana, yaba nge na minisitiri ntawe ugamije inabi kuri iki gihugu. Oya. Twembi tugituyemo, turagikorera, kiradutunze kandi dufite imirimo tugomba gukora muri iki gihugu. Kwaba kubwira abaturage amakuru y'ukuri, minisitiri nawe kuvugira iki gihugu mu buryo mpuzamahanga no ku banyarwanda rusange. Itangazamakuru nayo ni state ya kane. Niko byitwa ariko ntaho byanditse burya ntibakabashuke. Bivuga ngo mwese mukorera igihugu. Abantu rero nimureke kurema intambara mu bantu ngo amakosa nakoze. Kuko abantu bumva ngo amakosa nakoze muyagira impamvu yo kurema ibindi byaha mushaka ko, kuko abantu barimo baravuga ngo Scovia ngo turagira ngo uze ngo mvuga iki se. Natanze Twitter ishobora kuba irimo amakosa. Wenda minisitiri ntakabaye musubiza, kandi ko kubirebye nkurikije intambara byateje ntago nari nkwiye kumusubiza. N'ikindi gihe ntago nzamusubiza, n'undi nkawe sinamusubiza. Uretse nawe n'undi muntu mfite uburyo nshobora gukoramo inkuru yanjye hatabayeho icyo. Abantu rero murimo kurema impamvu yuko tugomba guhangana, abantu bari gushaka kubikuririza no kubigira conflict bitari ngombwa. Hari abo udashobora kubuza, babandi basanzwe n'ubundi n'iyinka ya kamwe bavuga bati dore icebe. Abo bose mfite icyo kubavugaho. Ariko abandi basigaye ikosa ryakozwe na Scovia cyangwa inyandiko yanjye idakwiye kubwirwa minisitiri ngo nawe uzuyongereho, nawe ukora irindi, nawe ukora irindi, nawe ukora irindi, usange dufite isheni. Ntabwo ntekereza ko ari byo, kuko ngiye nta kibazo mfite kuri minisitiri kuba twanakora amakosa mu mvugo zacu zikosora indimi cyangwa n'ibindi. Ibyo byo mbabwiye ngo ntabwo nzapfa ntongeye gukosa cyangwa undi naba mbeshye. Ikindi ngira ngo gihari na bagenzi banjye ntawe ugamije inabi. Ndimo ndabwira abarimo ku mbuga nkoranyambaga mureke gukora ibintu bituma usanga ikosa ryakozwe na Scovia murigira ikibazo cy'igihugu. Yego. Musanga ikosa ryakozwe na Scovia mu myandikire mwarigize ikibazo gituma izindi nkuru zifite icyo ziri mu mari y'abaturage zose zibura, mwese mukavuga kuri iki. Ngira ngo ejo bundi na Dr. Ryarasa n'ugeze abivuga hati abantu twagarutse kayo nguko. Hanyuma andi makuru rero muri no minsi biri kugenda gute mu byamamare? Tutavuze n'ibyamamare, imbuga nkoranyambaga sometime zituma rimwe na rimwe ibintu atari ngombwa uko bikorwa. Tutaranavuga ku byamamare kuko buriya nuko bo babavuga, aho ushobora gusanga umuryango bameze abakoze ibimeze nk'ibyabo n'ibirenze ibyabo bihari. Hoya mu muryango ni benshi. Ahubwo bo kuko tubazi tubaganiraho. Ariko imbuga nkoranyambaga hari tubaganiraho ariko nabo baraza. Ariko imbuga nkoranyambaga zishobora gukora nk'ikintu. Reka ntanga urugero nyankuru cyangwa se inkuru yo gutangariza abakurikira ikiganiro cyacu umunsi kundi. Ndabashimiye mukomeze kubana natwe kandi turashimira abafatanyabikorwa bacu batandukanye. Aha turi dukoresha imodoka, tuba dukeneye essence. Aha turi dukeneye kurya no kuryama n'ibindi bikorwa bitandukanye. Bariya mwese mwamamazi wacu muri abafatanyabikorwa, namwe mudukurikiye rero turababwira ngo ni byiza ko mubagana. Ngira ngo
hano hejuru aho amasasu arimo kuvugira hari hasanzwe haba ikigo atari menshi y'imbunda nini hano hejuru muri uyu musozi ndetse kwa Scovia Mutesi ndi umwanditsi w'ikinyamakuru Mama urwa Gasabo. I see you every day on the media, social media. On the social media, yeah. Murakoze. Ikibazo cyanjye nashakaga kubaza, usobanuye byinshi bigaragara inzira yari ikomeye, ariko nagize ikibazo nifuza kubaza, ese musobanura mute impamvu mwari mufite ikomeye yumvaga ko mushobora gutsinda ubutegetsi bwa Habyarimana bwari bufite ingabo zikomeye ndetse bashyigikiwe n'amahanga, mu by'ukuri yumvikanaga nkakomeye. Nyuma yaho uyu mukanya tugeza aha General Kabarebe yadusobanuriye uko mwageraga mu Mutara, uko mwasanze bimeze ko byasaga nk'ibiteye ubwoba. Impamvu ikomeye mwagize mukumva ko muri butsindura urugamba kugeza uyu munsi nyuma y'imyaka 30 mwicayeho. Ndabashimiye. Ndakubwiza ukuri ntabwo ari science ngo muri science nararebaga nkasanga turi butsinde, cyangwa ntabwo ari it's not anything, ntabwo nta kintu cyari gihari twemezaga ko turi butsinde kirenze umutima wacu kuvuga ngo ntatsinda ngomba kurwanira ukuri kwanjye. Nicyo umuntu yashingiyeho, ibisigaye bikubakira aho ngaho. Ntabwo rero ntawari ufite icyizere ngo ibintu bigomba kugenda bityo, kuko murakoze cyane. Mu by'ukuri ubu ntimugire ngo ngize amahirwe, nari niteguye ko uyu muvugizi wa guverinoma mushya wungirije ari njye utangira mubaza, ariko ubwo ari utangiye ambaza bishobora kuba bitazoroha muri aka kazi, ariko nzirwanaho kugeza ubwo mubajije ibya nyabyo. Arakoze cyane. Rero ngira ngo ku bijyanye n'itangazamakuru dutandukanye ibyo abantu bavuga, ntabwo dutandukanya abantu ubwabo cyangwa ibyo dutangaza. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga usaba imbaraga z'umubiri, iz'ibitekerezo ndetse n'urukundo. Iyo ibyo bintu byombi muri wowe bitarimo, kuba umunyamakuru mwiza biragora. Impamvu ntanga yo kuvuga ko bisaba urukundo, umutimanama ndetse n'umwanya mwinshi, bisaba ko ukomeza gukurikira amakuru, kuko twebwe ntabwo tuvuga amakuru, dutangaza amakuru. Banyakubahwa muri hano ngo turebe igihubukamo tukaya tuvuga ngo biravugwa. Iyo tuvuze ko bivugwa musohoka rero muvuga ibyo mwarimu mwabitse. Uyu munsi ndi umwe mu bagore bafite televiziyo mu Rwanda, nkaba n'umunyamakuru. Niba hari n'undi uyifite yaba ari umushoramari, ariko genda umunyamakuru wanayishinze, mpa n'akazi bagenzi banjye. Umwuga w'itangazamakuru tuwukora mu byiciro bitatu, ngira ngo abari hano batwigisha itangazamakuru barabizi. Umunyamakuru afite inshingano ya mbere ni ukumenyesha. Urugero, ubu Meteo Rwanda irimo iravuga ko imvura ishobora kuba nyinshi. Ubwo iyo Meteo Rwanda yavuze imvura kiba nyinshi, Minagri iba yaje kugira ngo abahinzi bamenye uko biri bugende. Ibiza nabyo aho turimo turamenyesha igihari. Ntakigeza 9 z'ijoro. Impamvu turwana zirahari nyinshi. Biri bacu ntibigeze bataha, ntabwo tuvuga ziracyarahangaha n'ubundi ziyoboye n'ahangaha. Umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresheje igisirikare? Bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo kuva kera. 2013 kandi azaho twaterninze za Rumanga. Uyu Kisekedi twari kumwe nawe muri coalition. Kisekedi arabeshya n'abantu bose arabeshya, ni uko bakika abantu bose arabagenga hari. Na 2012 barabikoze, 2013 barabikoze, bikozwe na kakagabo kamwe bita Kahonja kabagigoma kari gakora intera hamwe. Wenyine yatubwiye ko ngo nyuma yo kurikirana bari gusanga turi abanyarwanda. Avuga ko n'ubundi arwana n'u Rwanda, rimwe na rimwe akavuga bati n'itsinda ririmo abakongomani n'abanyarwanda rifashwa n'u Rwanda ndetse na Uganda. Ikimwe iyo bakivuze mu byumva mute ko uyu munsi bavuga ko mufashwa n'u Rwanda na Uganda? Nta mbabazi, nta rukundo afitiye abaturage. Abanyamahanga turabafite, dufite abarundi, dufite na FDL nabona abanyamahanga ni bene wacu. Ariko hari za ruhurura ziza zitangira ari umugende w'amazi bikarangira bibaye ruhurura, abaturage basabwa kuhimurwa, leta batangira gutanga ingurane aho kugira ngo ibe yarewe amazi agera mu gishanga. Icyo kigomba gukosorwa, byo nabyo byanze bikunze. Thank you, Mr. President. Diva, RBA.
ikintu gitangaje ubushinjacyaha bwasabye icyo kimenyetso uyu munsi nibwo butarimo kucyemera kandi aribwo bwakizanye. Ibi byitwa ubutabera cyangwa byitwa ngo ukurusha ibiro niwe ukwikorera? Ubushinjacyaha bujyana buta umuntu mu rukiko kumurega ko yasambanyije umuntu badafite ibimenyetso bya gihanga. Umwana uzi gusaba gukuramo inda ananirwa kumenya uwayishyizemo. Ubu butabera bukeneye undi muntu wo kubabaza. Wemera imbaraga z'abakomeye ko bari kuvuga ko bashobora Nyakugira Imana mucamanza iyo adashaka igitego kuvuga kuri perezida afitemo ibintu bibiri. Ikintu cyari gikomeye yakoze kiruta ibindi buriyo ni ukwemera ko abishe n'abiciwe tubana. Iyo adashaka igitebo dushyiramo ngo apfundikire cyo kwemera ko tugomba gusangira, n'ubu tuba tukirwana. Ngira ngo ku nshuro ya 30 twibuka jenoside yakorewe Abatutsi yaravuze ngo abarokotse baduhaye ikiguzi kiruta kubabarira. Icyo kintu ibindi byose ni amagambo. Niba hari ikintu cyiza kibaho muri iki gihugu ni ukwirukankana igisambo. Kagame apfa kuba akiri perezida, ibisambo mbijya inyuma. Imbwa ziri kuba ry'isuka bibona. Ingurube niba n'imbwa ngira ngo numvaga ari inyamaswa yarya. Ubwo wahitaga wakserera cyane oya aho ngaho twashakaga amafoto ya Rishi. Oya ntagiye wari wicara unyine ubonye nk'ibyo bintu karira nyine amarangamutima akakugwa. Abantu ntago mbazi. Buriya abantu bapfuye utabazi gusa ntabwo bagushengura nk'abuzi. Ahubwo barangiye bapfuye ntago kuko abari n'abasirikare bambaye uniform ntago amarangamutima yabanyica. Nko kugera ku mugore waciwemo kabiri n'ikompora ahetse umwana we nyine ndabira nkibaza nti bigenda bite ngo umuntu yitwa ko ari umusirikare arasa umuntu umeze utyo. Tekereza nk'umuturage uri mu murimo uhinga